mukagabura umuntu akamugabura amutamika paka indazi uri bumutamika gutyo mpaka iryo rindazi rishire mukumugara twara umwanya ntango mutamika ikijumba kigashira ukarya ikindi ikijumba nacyo ndagikanja cyangwa se mwumbati kuko ari byo duhinga umuntu akabikanja tukamu cyangwa se agakoma nabo umuntu akamusuka umuntu araramika gutya. urumva byitwa nde? Mwana mwita Mushimiyimana Ange. Salamu. Uraho? Amakuru? Ufite imyaka ingahe? Avuze? Angelite. Witwa nde? Ufite imyaka ingahe? Angelique za urabizi? Aya. Yaka? Ambenga n'ipantaro nziza. Ayikuye heza. Wazanye nande se? Wazanye nande? Ufite imyaka ingahe Ange? Mama ari heza? Yes, tubahaye ikaze rero abakurikiye Legacy Media. Aha ndi kumwe n'umupapa uri kumwe n'umwana we. Tushaka kumuha akanya akatwibwira ariko mu buryo burambuye, akatubwira aho aturutse, akatubwira n'ikimugenza. Murakoze. Banyita Manariyo Jean Pierre. Bakwita Manariyo Jean Pierre. Muye mu karere ka Gisagara mu majyepfo. Umurenge ni Musha, akagari ka Kigarama, umudugudu ni Karugoma. Hanyuma tubwire rero kuva he uwo mwana uje bite? Ngo turi umuryango wabaye makurabiruzi ukennye. Uyu mwana wacu yavukanye ubumuga umaranye imyaka 9 yose. Ntabwo umwana abyuka, iyo aryamye ntabwo yabyuka, no kurya turamukangira, ntabwo agenda, ntabwo nahaguruka. Amaze imyaka 9 yose. Ubu ntabwo yahagarara? Ntabwo yahagarara, ni ukumutera gutya cyangwa se umuntu akamurika mu mugongo, cyangwa se umuntu akamuryamza cyangwa umuntu akamwicaza. Hanyuma se ubwo kurya ndabura mwe ngo ntabwo arya abaho gute? Kurya mu kurya kwe umuntu arabikanja, noneho akarikanja cyangwa se madamu akarikanja, noneho tukarigarura umuntu akamutamika ko ni misaye nabikora. Uraza kubikora turebe ko ukuntu abasha kurya kugira ngo bife. Cyashaka no kubikora tukareba ko Anje ngoye Kapendaza. Ariki. Nuko munamugaburira. No kunywa byose no kunywa byose abikora. no kunywa niyango. Kunywa umuntu aramusuka. Hanyuma ngakomeza utubwire byaje gute? Kuvuga ngo uyu mwana yavuze nk'abandi bana nta kibazo tubona afite. Twashize umwaka tubona umwana kwa kundi abana bakamba cyangwa se bahaguruka, tubona umwana ntabwo byigize bimubaho. Twaravuje tumujyana kuri kaminuza hari bacu Butare, umwana turavuza ubushoboka byose. Kuri kaminuza baduha transfer tujya kuvuza hari ibitaro byamugaye hari Nyanza Gatagara. Umwana nahavuje imyaka 4 yose, mbona umwana ntaginduka. Ngo nari mfite udutungo, nari mfite turima naragurishije, mvuza umwana mbona umwana ntaginduka. Nyuma yaho ari umuganga bandangiye hano Kigali. Umuganga nabwo nagiyeyo yaduciye miliyoni 2 ku mwana kugira ngo amuvure. Umwana yabashije kumuvura amezi 4
nabwo nafite amafaranga nabwo nagurishije udutungo nari mfite n'akandi karima nabwo ubu ngubu nta kintu nkigira na gitoya. Umwana cyakora uwo muganga yashije kumuvura umwana abasha kwicara ubu ngubu, ariko mbere ntabwo yicaraga hose ibi byari byarabananiye, ariko yadusezerana ko tubonye ubufasha cyangwa se tubonye n'abagira neza z'abaterankunga yamuvura agakira. Mbona ko yamuvuye umwana abasha kwicara ubu ngubu, ariko mbere ntabwo yicaraga. ubu ngubu bageze ku rwego yicara. Ubu ngubu turamwicaza akicara. Bivuga ngo mukomeje kumuvuza ashobora no guhaguruka. Rwose uwo muganga yatwijeje ibitangaza ko yamuvura n'ivuriro bita Genuine Kunga rikorera here ku isoko rya Kimironko. Ni umudogiteri w'umuhanga cyane. Yatubwiye ko tubonye abagira neza badafasha kuri miliyoni 2 mu mwana yamuvura agakira. Hanyuma se ubuzima bwanyu busanzwe bwa buri munsi mukora iki? Ni ukuri ubuzima bwacu turi abahinzi nta kintu duhinga ngo twanarumbije. Ubu iyo mbonye umengira amafaranga 700 cyangwa 600 hari iwacu niyo duhingira ngo mbasha mu muryango kuwutunga. Agenda nkabagura ubugari akarya gasosa. Nubwo ubuzima mbayeho n'umwana cyangwa se n'umuryango wanjye. Se ufite abana bangahe? Ufite umugore? Ufite umudamu n'abana 4. Ariko ngo umwana ne ufite ubabaye ufite ubumuga. Abandi bo nta bumuga bafite? Nta bumuga bafite. Hanyuma se wigeze ugerageza gushaka ubufasha ahandi bwo kuba wamuvuza? Ngo naragerageje ariko bwe bandangiye ino tangazamakuru rwose numva ko mwankora ubuvugizi kandi nzi ko hari benshi mwagire neza rwose mu nkora ubuvugizi kandi wari wese akareba iyi nkuru. Nzi ko hari abantu benshi haba hanze haba no mu iki gihugu haba ari umugabo n'umugore n'umusore mbega nzi ko hari abantu bagifite umutima wa kimuntu bakareba urugamba ndiho bakareba n'umwana uburyo tubayeho bakitanga bakadufasha tukavuza umwana agakira. Urambwiye ngo bakurangiye Legacy Media ko yagufasha. Ni bande bakurangiye gute? Ni abanyamakuru ikinyamakuru bita Afrimax TV bampaye nimero zanyu. Bitwa bande? Bamwita Ntuza Kamana n'umunyamakuru bita David. Bamenya nimero zanyu rwose mbambwira ko bankorera ikiganiro kandi abagenzi bakitanga bakamfasha. Barakubwira ngo uzahamagare nde? Ambwiye ko nzahamagara umugabo bita Batista. Uyu munsi rero ntacyo mwahuye. Hanyuma mbwira ubuzima busanzwe mu rugo nk'uyu mwana iyo mwagiye guhinga gutyo ko atabasha guhaguruka mumujyana mu murima muramusiga bigenda gute mu buzima bwawe bwa buri munsi uko bugenda? Uvuga mu buzima bwacu bwa buri munsi nijye gukora urugo jyenyine kwako umwana madamu yirirwa n'umwana mu rugo ntabwo twamujyana mu murima ntabwo madamu kimushobora rwose nanjye ubwanjye se nyine mushobora uvuga ngo yirirwa mu rugo akirirukana na nyina ntabwo nijyewe nkajya guhingira umuntu kama 700 cyangwa se nanjye nkajya mu murima iyo nabonye akarima ko guhinga nuko nsiganye akingote kamwe indi murima nayigurisha mvuze n'umwana nkingira amafaranga nkabasha muri muryango kuwutunga ariko nta bushobozi mfite mu by'ukuri. Ndakasaba bagira neza barebe iki kiganiro haba hanze y'igihugu cyangwa se no mu iki gihugu siko bafite umutima wa kimuntu nibamfashe mvuze uyu mwana kandi Imana izabihembera. Yego bari kukumva kandi abafite umutima wa kimuntu bo baracyariho kandi baragufasha. Ahubwo mbwira umaze kubona umwana ameze gutya se hari ukuntu abantu iyo babyaye umwana ufite ikibazo batangira kubana nabi mu rugo. We na madamu nta ntonganya zabayemo mubanye mute cyangwa se icyo gihe mwabanye mute? Fango rwose dukimara kubona ko dufite umwana wavukanye ubumuga twarabyakiriye na madamu wanjye kumva ko atlete twenyine dufite umwana umeze nk'uyu nguyu gusa ngo nta kibazo dufitanye na madamu. Ikibazo dufite tubanye neza mbega mu rugo muri makeya tujye tugerageza ibishoboka byose tukita kuno mwana fango akamumesera ko abyitumamo karinyaramo hano nagavuga cyakora no kumva urumva gusa. Urumva rye yitwa nde? Mwana mwita Mushimiyimana Ange. Ange Salamu. Uraho? Amakuru? Ufite imyaka ingahe? Avuze? Nagavuga nyine niko nkabakubwiye imyaka afite. Arayize so? Kubwiye ko ufite imyaka 9. Ubu nta jambo na rimwe abasha kuvuga. Nazikeka guhamagara mama ye gusa cyangwa guhamagara mama ye. Hanyuma se kuva Gisagara kugera i Kigali uje kuvuza uyu mwana bigutwara ubushobozi bungana iki ukura hehe?
kuvuga ngo iyo naje kuvuza umwana nyine mfite randevu amafaranga yahingira nk'ukwezi ngo nkaza bakamukora za kine ngera nkataha. ubwo aba ari nkangahe kuvuga ibyo nsabwa nk'ibihumbi 10 kugira ngo uze kandi atarimo yo kwishyura atarimo yo kwishyura ari amatike gusa. hanyuma se hari abantu babyara umwana babona afite ubumuga bakamuhisha bakamufungirana mu nzu, wowe ibyo bintu ntabwo wigeze wenda wabitekerezaho cyangwa se abo bantu wababwira iki? ni ukuvuga ngo uyu mwana turamukunda uko biri kose, ntabwo twamwirengagiza kuko ni umwana nk'abandi, ntabwo natwe twari twishimiye ko iyo umwana amaze gutya ariko twarabyakiriye ndetse tunezerwa nuko umwana tubona ari muzima kandi tukaba dusaba abagira neza bamureba bakurikirana iyi nkuru, nzi ko ari benshi bareba urugamba turiho madamu ndamusigira bakirirwana mu rugo hako ntabwo namushobora mujyana mu murima, nta kandi kazi tugira nako guhinga rwose. Nkasaba bafite umutima wa kimuntu barebe inkuru bakamfasha nkavuza umwana kuko uwo muganga kanzi ko yatwejeje ko umwana yamuvura agakira. hanyuma se uba wumva mu bitekerezo byawe umwana wumva namara gukira azaba nk'iki, nk'umubyeyi umubonamo iki umwana we namara gukira? cyane cyane nzashimira ikinyamakuru cyane mbonye mbamufasha bamfashije, nabanza ngashimira iki kinyamakuru cyankora ubuvugizi nkabona umufasha rwose, kandi nkabishyira no mbega mu itangazamakuru byose nkashimira n'Imana bamwije. ibyo byo ni inshingano z'abantu, buri wese afashe icyo ashoboye. hari n'uzaguhamagara wenda ari umuganga akubwira ati nagufasha kumuvuza, hari n'uwaguhamagara akubwira ati nagufasha kujya nkuvana Gisagara nkamuzana inaha. buri wese afashe ibyo ashoboye rwose. ahubwo nandi kukubaza nk'umubyeyi, uba ubona umwana we nakura azaba iki, azavamo iki namara gukira? numva icyizere rwose kazakira n'umwana kandi akaba umuntu ukomeye rwose. wumva azaba nk'iki? umwana yaba nk'umuganga, wumva nakura azaba nk'umuganga yarakize rwose. nkangashima Imana agenda rwose pe. umwana n'umwana ubabaje ababyeyi. ubu se nk'uwakubaza agahinda kawe nk'umubyeyi uri kuvuza umwana imyaka harya n'ine umaze umuvuza n'ine? kuvuga ngo yujuje 9 Gatagara navuje imyaka 4 hano kwa muganga nayo ntamvuje umwaka, umva mvuje nk'imyaka 5 yose. imyaka hafi 5 mvuza. ubwo wakubwira ngo usobanure agahinda kawe muri iyo myaka 5 wamusobanurira ngo kuvuga ngo urabona natanze amafaranga menshi, nagurishije utima nari mfite, nagurishije amatungo nari mfite, ngo nta kintu mfite mu rugo, ariko mbonye umwana wanjye akize rwose ibyishimo byaba byinshi muri twebwe cyangwa se no mu bantu benshi, kuko uyu mwana umubonye atugirira impuhwe cyangwa se akagira agahinda kenshi cyane. n'ubundi umwana arababaye kandi nawe urumva umubyeyi, ibyo ni ibigaragaza agaciro umubyeyi aha umwana. kuva waratanze ibyo warutunze byose, amatungo, imirima, kuvuga ngo hagezweho kwisunga abandi cyane rwose. hanyuma rero uwashaka kugufasha yabicisha mu buhe buryo? yakubona ate? ugira telefone, nimero yayo ni iyihe? kuvuga ngo mu by'ukuri bagira neza bagabo basore, inkumi n'ababyeyi, kandi nzi ko ari hanze y'igihugu no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nzi ko bagiye gukurikira iyi tangazamakuru, iyi nkuru uzajya yibona cyangwa se akanayisoma. uzamfasha kuri nimero yanjye telefone ni 078 140 62 59. niyo nimero yanjye rwose. nimero yanjye abagira neza bacisha bafasha ni 078 140 62 59. Nukanga ubufasha bwose umuntu yashobora yabucisha kwiyo nimero. Kwiyo nimero rwose ibaruye Mana Ariyo Jean Pierre. Ibaruyeho Mana Ariyo Jean Pierre niko nitwe. Niyo nimero yanjye bamuyimo. Hansaba abagira neza bakareba urugamba ndiho. Rwose naho ndi inzanye kubera kuvuza umwana igiye gutembagara igisenge cyaradibutse. Hansaba ari ubufasha batanga rwose
rwose bakamfasha kuvuza umwana cyangwa se hari n'uwagira ati reka mfashe umuryango musanire inzu n'uwagira ati reka mfashe umuryango mufashe kuvuza umwana abo bose bagira neza. ese nta bufasha bundi wari warigeze ubona mbere wenda bukaba buke? Ni ukuvuga ngo mwihari ubufasha nabonye nyine bwo nabwo nibwo mvange navanamo amatike nzaza kuvuza umwana. Ubu nta kintu ufite mu rugo no kubona icyo kurya ntabwo bitworoheye. bitoroshye. Ubuse nk'uku nguku uyu mwana wanyu baramutse bamuhaye ubuvuzi bukenewe, ubona hari icyo byahindura ukuntu ubona ameze, ubona yakira koko cyangwa umuganga miliyoni 2 azazirira oya mbere uyu mwana ntabwo yicaraga ngira ngo mwayibonye yahoraga aryamye, ariko ngo yamuvuye amezi 5 cyangwa 6 umwana abasha kwicara rwose. Yatwijije ko hari benshi yavuye barakira pe bari hanyuma y'uyu mwana, ariko umwana rwose atwijije ko umwana yakira pe. Ntabwo nuko twebwe twabuje ubushobozi bari nahabagira neza bagiye gukurikirana nk'inshuti z'Imana. hanyuma se nk'ubu iyo ugiye guhinga na madamu wenda ari mu turimo, umwana mumusiga he? ese aricara? mwicaza turebe. ni uko tubaye mu rugo nyine umwicaza mu rugo noneho mukagaburira umuntu akamugabura amutamika akarindaza uri bumutamika gutyo mpaka iryo rindazi rishire. twara umwanya mutamika ikijumba kigashira ukora igitinga. ikijumba nacyo ndagikanja cyangwa se umwumbati kuko ari byo duhinga umuntu akabikanja tukamuha cyangwa se agakoma nabo umuntu akamusuka umuntu araramika gutya. amafaranga nyine cyo ni rwa rukundo rw'ababyeyi n'impuhwe z'ababyeyi. urumva nta wundi muntu wapfa kumugaburira mudahari. nta wundi nyine ni inshinga zacu kwe. niyo mpamvu usaba abagira neza bafite umutima wa kimuntu bakareba urwamande rwose n'ibitanga bakurikirane inkuru bamfashe ntibarebe gusa ahubwo bagira umutima wa kimuntu. ubuse akeneye nko kujya ahantu kuzana nk'akantu wenda utababona hafi, ubu yagenda akagera nka hariya? agenda akurura hasi akabona. agenda gute? anje genda hariya uzane kariya karabyo. garukira ihagarariraho ntacyo. nashaka kureba nimba yabasha kuyihaguruka ariko ndabona bidashoboka. ntabwo yahaguruka uko nk'uko agenda akurura akabona nk'aho yakagenza. ubwo ntabwo yahagarara umugongo we ntabwo ukomeye wenda cyangwa se ikibazo afite ni urutugu n'amaguru, ariko mbere n'amaguru ntabwo yari ameze gutya. ese ubu iyo yaje kumuvuza bamuvura iki? bamukorera bamukorera za kino ukabona biri kugenda biza cyane rwose. yatubwiye uwo muganga ko yamukorera mu mugongo ugakomera. ndabona birababaje kubona umwana ungana gutyo uba utarabasha kugenda. nyine ni ubumuga, ni ukubyakira ukavuza, kuko buriya abaganga nabo barafasha. ntabwo ugomba gucika intege kugira ngo ubufasha wabusabye abantu bumvise telefone yawe, ushobora kongera nkaguha nk'umunota umwe ukavuga ikikuri ku mutima, ukabwira abagukurikiye, ukongera ukanabibutsa nimero ya telefone, kuko ubu byaroroshye. umuntu yari icyo agize akora kuri telefone agafasha. buriya umuntu yafashije ibyo atanze nibyo bye, buriya ibyo usigaranye ntabwo biba ari ibyawe. ibyawe ni biriya watanze, ni nko kwizigamira, uba wizigamiye. rero wakongera ukabibutsa nimero yawe, ukababwira n'ikikuri ku mutima. mu by'ukuri murakoze, ntabangamye cyangwa se ntatinze. uyu mwana murabona ko akeneye ubuvuzi, akeneye ubufasha
imibereho mu rugo nabivuze uburyo tubayeho rwose nkaba nsaba n'ubundi namwe ndivuga niba ndasaba abagiye gukurikirana iki kiganiro mu by'ukuri nzi ko ari benshi bazajya bakireba cyangwa bakanagisoma ari abo hari hanze y'igihugu ari n'abanyarwanda rwose bafite umutima wo gufasha kandi nzi ko bahari nibareba urugamba ndiho bamufasha gufatika mvuze umwana uyu mwana kandi rwose Imana yabihembera kandi nimero yanjye ya telefoni banshyira bafasha siko bafite umutima wa kimuntu ni 078 140 62 59 ibaruye kuri nde ibaruye kuri Mana ariyo Jean Pierre ni telefone ngiyi ari wowe ni jewe iyo niyo telefone niyo telefone yanjye usa ko ishaje niba yashyiraho ntizaba yarapfuye ukayabura oya ikumure nta kibazo ajya mva na message hanyuma rero ndumva nimba nta kindi twasoza ubwo tugasaba nyine abadukurikiye gutanga buriya ni uburenganzira bw'umuntu ni ubushake buturuka ku mutima we uwo byakora ku mutima kumva ko agize icyo atanga byafasha uyu muryango kubaho kuvuza umwana yafata muri byinshi atunze agakoramo bike iyo bihuye n'iby'undi biriyongera bikaba byagira icyo bimara kandi wenda twizere ko tuzongera guhura hari icyabonetse umwana baramuvuye cyane rwose tuzahura ahagarara anagenda anabasha kwirisha ariko ni no gusenga no gusenga ugasaba Imana cyane kuko ibintu bikomerera abantu hari igihe ku mwana byoroha cyane numva ndagushimiye ubwo wenda reka dutegereze turebe ko Imana yazamufasha gake